tumwicira aho ngaho kubera iki ubusambo bwo gushaka kurya wenyine tuvuye kwiba twishe n'abantu b'abandi bagashaka kurya wenyine jana muri habo baba mama queen na leta nipfira nese umuntu wambaye ingofero ngo abe yajya Imana ya wa kibazo no kujya yuko bitayo Imana ya uyimuze ararara kwa nyiramenye ganyumvira byo bintu kakabo bitanu kura kandi ngewe nta nubwo ndezi guturutungana ndaza mba nisimbiye nkabomora kamwe ka mbere leta nsinzira kandi bakabomora mu gitondo bugiye Pasubura n'umugore wa pasteur twari turi kurwana bo bariruka birukira mu mazu musanga mu nzu namubwira kuramo ikariso vuba ngo barantumyice ngo nkikanye kuremo musegura karaci gikofa ntabwo namusamuye se ari mu 2003 wari ufite ubwenge bufata umuntu ku ngufu ugeze muri Kongo yari hano navutse n'umunyasikari wa Kongo ariko ntabwo. Good morning Kigali, umeya mukaje Kigali, bonjour Kigali. Iki ni ikiganiro uzajya utegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Kwizera kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Ikiganiro kizakikugezaho amakuru atandukanye mu buryo bwose. Aba bagabo uko ari babiri, Yakamwana ndetse na Nzovu, Maître Nzovu, basetsa n'uvuye guta nyina. Icyo usabwa ni ukwicara hasi ugaseka gusa. Amagambo aturuka mu kanwa kaba asekeje atajya batindira, ibi ngibi abari nko guhumbyaho. Iyo basomye agacupa nta kindi kintu cyo gisigaye usibye gukora ibyo utatekerezaga. By'umwihariko uramutse ushaka Yaka n'ahandi wamubariza usibye mu kabari yasindiyeho muri iryo joro byabanjirije umunsi uri kumushakiraho, naho kuba naho kuryama ntacyo kunya. Ahangaha niho ugomba kumushaka ukahamubonera. Uko niko yakabayeho. Inshuti yakadasohoka ya Yaka, Nzovu, Maître Nzovu nk'uko mumuzi, nawe mu busanzwe we afite abana 4 n'umugore umwe, ariko umugore yananiwe kwihanganira ingeso zirimo ubusinzi bukabije, kujya mu ndaya nk'uko Nzovu abyivugira ati ni indangamirwa. Ati njyewe ntabwo nishoboreye, uyu mugabo yarananiye ntako ntamugize. Na Nzovu nawe arabyemera ati njye mfite umugore n'abana 4 nubwo namunaniye ngajya mu ndangamirwa. Bimwe bavuga ngo iyo abasinzi babiri bari kumwe ari nijoro bose basinze, umwe abagomba kuba muzima kugira ngo ayobore undi amutahane. Ahangaha ni nako Yakamwana ndetse na Nzovu babanyeho. Yaka kumushimashima iziri kumusomagura izimufashe mu mapana. Nzovu waretse uburaya koko ntibanyivye se, ariko nubwo wumva Yakamwana agira inama Nzovu nawe ntabwo ashobotse. Wakiri muri Kongo ngo yaribye bamukubita urubingo, asambanya umugore wa pasiteri, ndetse n'ubungubu aracyabivuga ati nakoze ibibi byinshi, atari ko ntabwo nkiba. iyi yose ni imigozi banzikiye igoma bambutse banziritse urubingo bamubita ahantu bitika. Icyo gihe nari nibyinguriye kumva ko batagoye usa nimba wari wibye bose ko biye wibye ingurube si byagenze ndetse wari wakonje. Sindagaruka muri Kongo bayi. Ati muri Kongo habaye ibintu bibi byinshi cyane. Wakwibaza yuko nyiri umusirikare nafashe umugore wa pasiteri ku ngufu museguza Krachnikofe, ubundi nkakora ibyo nkora nkagenda. Ugeze ufata umugore ku ngufu? Umugore wa pasiteri namufashe ku ngufu. Wafashe umugore wa pasiteri ku ngufu agapfa. Hariya hari ubeje buri hariya nari harengeraho bita Walungu. Tugiye navuga kwa Fanderi mu dufite bataria bana na Fandejisi turwana hariya nuzo ndahibagiwe hariya Walungu niwe dikota zacu zaba. Hanyuma zubura n'umugore wa pasiteri twari turi kurwana bo bariruka birukira mu mazu musanga mu nzu namubwira kuramo ikariso vuba ngo barantumyice ngo nkikanye kuremo musegura karaci gikofa ntabwo namusamuye se
hari mu 2003 2003 2003 wari ufite ubwenge bufata umuntu ku ngufu. Ugeze muri Kongo je Yakamwana asa nkaho yakoze ibintu bibi cyane mu gihe cy'imyaka yashize. N'ubu ngubu iyo muhuye rwose yasomye agacupa ibyo agukorera nagatangaza, cyane cyane yari kumwe n'inshuti ye Maître Nzovu. Yakamwana yarabajijwe ati uramutse usubijwe muri Kongo nk'impunzi, impunzi zose zigasubirayo, uti se wowe wasubirayo? Ati reka umva amagambo asubijemo. ntabwo nava siwezi toka Kigali, njyewe serious nakubeshya. Kongo ni iwacu numvi, ariko sinzasubirayo. Gisegeti ntabwo uzambona, nzaguma hano kwa His Excellence our President, our Commando for Rwanda. Gisegeti ntabwo uzongera kumbona. Akagura umwanda si muri Kongo mwaranziritse, iyi yose ni imigozi banzirikiye Goma, bambushe banziritse uruburu ngo bamubitanu bitika. Ati rwose sinapfa nsubiyeyo. Tshisekedi ntabwo uzigera wongera kumbona, nzaguma mu Rwanda rw'Abanyarwanda uyobowe na His Excellence Paul Kagame wa mukuru w'u Rwanda. Ariko se ubundi nigeze nivugara gusa ndi Kwizererize ku YouTube channel yacu ya Kwiz Entertainment Group. Kora subscribe dukomeze kubana. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2025 ikinyamakuru inyarwanda.com cyaranditse giti batunzwe n'inzoga, Nzovu na Yaka baba ari ya mihini ivunikira imyuko. Icyo bashatse kuvuga sinzi niba uri kucyumva neza, ariko reka tubirebere hamwe icyo inyarwanda yanditse kuri bano bagabo. Bati ese baba ari ya mihini ivunikira imyuko? Reka turebe. Umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka wa 2025 naho ashidikanyaga yuko abanyarwenya bakaba n'abakinnyi ba filime Yakamwana na Nzovu aribo ba mbere batanze ibyishimo ku banyarwanda, nubwo babayeho ubuzima budahwanye n'ibyishimo batanga. Kenshi abantu bakunze guca umugani ngo umuhini uvunikira umwuko, iyo bashaka kugaragaza ko hari umuntu ukorera mu nyungu z'undi we ntacyo akora mu mvune z'ibyo akora. Ibi bihura neza n'ubuzima Nzovu na Yaka babayemo. Nyamara umunsi ku wundi bakora ibiganiro bitunze benshi ndetse bishyira agatwenge ku maso ya benshi, ukabone n'ubwo baba bafite ibibazo bikomeye. Aba bagabo bafite ubushobozi bwo gukora ibiganiro birenga 10 mu cyumweru kimwe gusa, kandi buri kiganiro bakozeho kikarebwa n'umubare w'abantu benshi cyane, dore ko bamaze kwigarura imitima ya benshi. Yaka yahoze akina filime, akaba yaranamenyekanye cyane ubwo yakinanaga na Aisa abana banaga mu gihe Nzovu we ari umwe mu barambye mu mwuga wo gukina filime nyarwanda. Mu gihe Yaka yakinanaga na Aisa yari yitawe mu buryo bushoboka bwose, ndetse mu biganiro byinshi akunze gutanga yemeza ko ari bwo aheruka kuba mu buzima bwiza, kandi n'abamubona mu buzima bwa buri munsi bemeza ko ari cyo gihe yari abayeho neza. Ku rundi ruhande Nzovu yatangiye gukina filime itaratangira kugabura cyane nk'uko ubu ngubu bimeze, ndetse yaherukamo ya Maître Nzovu ikaba itarakomeje. Ibi byatumye amikoro akomeza kuba intica n'ikizi. Kugeza aka kanya Nzovu na Yakamwana ni ibyamamare mu Rwanda bidafite aho gutura, ahubwo aho basomeye agacupa niho basinzirira cyangwa bakarara mu ndaya, aho bita indangamirwa. Kuri Nzovu ufite umugore n'abana batari munsi ya 4 ntabwo gishobora kubitaho, nubwo abana aho bari babwirwa ko papa wabo ari umwe mu bakunzwe ahangaha mu Rwanda, kandi bamwe muri bo bakuze bakaba babyibonera. Nzovu aherutse gusura umuryango we yataye mu myaka itambutse, aho avuga ko byatewe n'imico mibi yaje yiyongera ku bukene, hanyuma bumira ku mirari. Aha mu byo baganiriye hari impamvu yataye umuryango, impamvu adafasha uwo muryango. Ese Nzovu na Yaka bavunikira inyungu z'abandi? Urubuga rwa YouTube abagabo bakorera ibiganiro byabo byinjiza ba nyiri konti za YouTube, kabone n'ubwo Nzovu cyangwa Yaka babishyuwe, icyo bapfa nuko ikiganiro kigera ku muyoboro wa YouTube bigacuruzwa. Urubuga rwa YouTube rufite uburyo butatu bwinjirizamo amafaranga, ahanini bivuye ku biganiro byakoreweho. Ubwo buryo ni
SPM cost per mile cyangwa se SPC cost per click n'uburyo bwa SPV cost per view. Ibyoroshye wahita wumva ni uko iyo igihangano cyangwa video kuri YouTube cyarebwe n'abantu 1000 bo mu gihugu YouTube ikoreramo, byibuze nyiri igihangano yinjiza agera ku madolari 18, ubwo narenga 24,000 by'amanyarwanda. Byibuze mu biganiro 10 ya Kananzovu bakora mu cyumweru birebwa n'abantu batari munsi 500 kuzamura. Ubwo muri ibi biganiro byose birebwa n'abantu 100,000 bari mu bihugu bikorerwamo na YouTube, bakwinjiza 1,800 cy'amadolari ahwanye na miliyari 2 na miliyoni 4,954,678. Nyuma yo gukora akazi gashobora kwinjiza miliyoni 2 mu cyumweru kimwe, Yaka na Nzovu barongera bagasubira mu buzima bwabo bwo kuba mu mihanda, bwo kuba mu nzoga, bwo kuba mu ndangamirwa nk'uko bakunze kubyita. Dore ko maginga ya Yaka nta hantu ho gwenge ku musaya afite, ndetse na Nzovu bahorana akaba atazi n'iyaba. Ahubwo bimubajije ngo mugenzi wawe abahe, asubiza agira ati iyo ushaka Yaka umuhamagara ku kabari yaraye asindiyemo. Ese abakoresha Yaka na Nzovu babanyunyuza nta muhoro? Uretse kuba badahabwa ku byo binjije mu buryo bukwiye, Yaka na Nzovu bakunze kubanza gusindishwa mbere y'uko bakora ikiganiro kugira ngo kize kuba gisekeje kandi gikurura abantu. Kuri iyi ngingo hari nubwo babaha izo nzoga mu kiganiro mu rwego rwo gukurura abareba ibiganiro. Ubwo Gasore Pacifique uzwi nka Yaka Mwana yajyaga kumva urubanza rwa Miss Muheto Divine, agahita anatabwa muri yombi byatewe n'imvururu yateje ku rukiko nyuma yo gusoma inzoga imwe gusa ya Petit Mitsingi ese ituma atangira kuyagara. Ibyo byose byumvikanisha yuko nubwo bahabwa inzoga kugira ngo bakore ibiganiro, ntabwo baba banyoye nyinshi, ahubwo kamwe karahagije kugira ngo babakuremo amafaranga bifuza. Si ibyo gusa, ahubwo hari n'igihe benshi bagaragaza amashusho bagaragaza ko babafashije cyangwa se babagaburiye, nyamara ntibanabihabwe, ahubwo bakabikoresha mu buryo bwo gukurura amarangamutima y'abantu babareba gusa. Urugero ni nk'urwo Yaka yavuze yuko yagiye gukora ikiganiro kwa Gasuko, hanyuma bakamufotorera ku ihene bavuga ko bagiye kunjya, nyamara bagahita bayibika. Yaka na Nzovu nabo ubwabo ntibashobotse kubera ubusinzi n'indi mico itari myiza byabujije Yaka amahirwe yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byatumye uwamurebereraga Asi yamusiga mu Rwanda, hanyuma niyongera gushobora kwiyitaho no gufata umwanzuro ukwiye. Nzovu nawe ni umugabo w'umugore n'abana, ariko akaba yarabataye, aho avuga ko mbere byari ubushobozi ndetse no gusinda, ariko nyuma yaje gufata inzira yo kugana indangamirwa kuruta gufatanya n'umugore we kurera abana babo nk'uko bahora babimushinza. Ibi byose bigaruka ku kintu cyo gutungwa n'inzoga gusa, aho benshi bamaze kubona ko arizo ntege nke zabo gatuma bazibashukisha kugira ngo bakoreshe ibyo bifuza. Nzovu ufite urugo n'abana ntacyo afashwa cyangwa ngo agirwemo inama y'uburyo bwo gufasha umuryango we, ndetse yewe na Yaka ufite uburwayi bw'akaguru ntacyo afashwa mu buryo bwo kuba yajya kwivuza yabona ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kuba yakira neza. Ese amaherezo ya Yaka na Nzovu ni ayahe? Haciyeho igihe gito ku rubuga rwa X hakusanyirijwe amafaranga yo gufasha Yaka kujya kureba muganga wo mu mutwe no gushaka uko abaho, nyamara nyuma yo gukusanwa ubuzima ni bwa bundi. Mu gihe Yaka na Nzovu batari babona umujyanama wo kubahwitura no kumenya uko yabigira umushinga wo kubyaza aya mahirwe bafite, nta kabuza Yaka Mwana na Nzovu bazakomeza kuvunikira abandi kandi babayeho mu buzima butari bwiza. Nzovu na Yaka Mwana babayeho mu buzima bwo gukoreshwa ibiganiro bikarebwa cyane kuri za chaîne zitandukanye za YouTube. Ntabwo twazirondora kuko bamwe murazizi, mutazizi gushakisha kuri YouTube aho bakunze gutanga ibiganiro ntabwo byagorana.
gukora ibiganiro si bibi, gusa ikibazo ni uko ibiganiro bakora byinjiriza agatubutse ba nyiri za shene za YouTube, ariko bo bagakomeza kubaho nabi cyane, na duke babonye bakatumarira mu nzoga. Abasarura amaka yabo bakwiye kubagira inama yabahindura ubuzima aho guhora babanyunyuza, ntaho kuba, ntaho kuryama, ntacyo kunywa, ushaka yaka wamubariza ngo mu kabari yasindiyemo mu ijoro ryabanjirije umunsi wo kumushakiraho. Ibi ngibi byanditswe mu Nyarwanda ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ibyaba bagabo niho wabivamo n'umuti w'amenyo, gusa ubutumwa baba bwatanzwe. Iki ni ikiganiro Good Morning Kigali utegurirwa ukanakigezwaho nanjye Kwizera Elise. Subscribe tujye tubana mu bindi biganiro naho butaha.